Ogatobwe ishema ryanje wambyariye data wambyariye mama bukeye nanjye mbyara mu misozi yose ya Kivu wemeye kuba ingobyi yanje uru agaciro kenshi Gatobwe izuba rirarashe mu marembo yawe Chaizere no kubaho byombi biguhame amaji y'abana n'abakuru urenya n'indirimbo z'abatarami bawe mu kirere ntaho byagiye nubwo turi kure yawe ariko hora hafi y'inkingi z'imitima yacu turagukunda warakomerekejwe n'ibyo n'abakwitirira batagukunda ayo mawa n'ibikwasi nzabiguhandura nzagusiga amavuta ibisebe byawe byomore uzongera ubona ubuzima tagishangara kikurimo komeza ucana urumuri inyenyeri yawe yake mu gitondo cya kare uhaye wake nao ni mugoroba uhaye mwiriwe nzakurata hose isi zamenya izina yawe ngire muhanga ati mporora chafite abagabo kahira nawe ati mwiriwe mwimanyi yanje ngire minege ati mwaramutse hamwe n'imfura zawe zawe nazo ati ambi mama bakunzi bacu twongeye kubasuhuza turizera ko muri amahoro mwese aho muherereye ndetse n'abanyu uyu munsi kandi turagarutse iyi ni Kivu Connect kuri Mike muri kumwe na Henry the Connector hanyuma dufite topic nziza cyane uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'akarere ka Gatobwe ndetse n'abanyamurenge muri rusange batuye muri ako karere turaza kuba dufite umutumirwa usobanukiwe iby'ako karere ndetse aratubwira byinshi kubijyanye n'amateka y'abanyamurenge n'amateka by'umwihariko y'ako karere uhereye igihe cy'abakoloni nyuma y'abakoloni ndetse n'uyu munsi kuko mubizi intambara yarabaye bene wacu bagizweho ingaruka nyinshi abanyamurenge rero bo kuri Gatobwe nabo ntabwo ingaruka zabasize inyuma turaza kumenya byinshi uko intambara yagiba muri ako gace ndetse n'ubuzima bw'abantu bo kuri Gatobwe cyane cyane abanyamurenge uko bwifashe kuri uyu munsi wa none reka duconnecte n'umutumirwa wacu hanyuma dutangire ikiganiro umutumirwa wacu muratwumva sawa tubahaye ikaze muri iki kiganiro twagira ngo mubanze mwibwire abadukurikiye murakoze cyane reka tubashimire kudutumira nitwa Gatabo Shandrake ndi umuturage wo mu karere ka Gatobwe n'amuka ahantu bita mu Ruvumera iwacu ku Rwego ariko iryo zina rya Ruvumera riri mu karere kose riri mu mazina agize amazina menshi y'akarere ka Gatobwe ubwo Ruvumera ni umuhana umwe mu mihana igize akarere ka Gatobwe yego mu muhana umwe mu mihana igize ako karere ni byiza kabisa murakoze cyane ndizera ko abantu benshi ari abakomoka muri ako karere n'abandi mwagiye mubana handi bakumenye reka dutangire tugira ngo utubwire aka karere ka Gatobwe gaherereye he
hanyuma utubwire n'akamaro kako mu karere gaherereyemo. ndibyo ubundi iryo zina Gatobwe ni izina ry'uruzi. Uruzi ruhari rusanzwe rutari runini cyane, rufite isoko yarwo mu bice byo mu misozi miremire ya Gahororo. rumanuka rero rushaka kuzajya mu bice by'epfo kugera muri Plene. Ariko rugeze muri ako karere mu gihe cy'ubukoloni bararugomeye, rubasha kubyara ikiyaga kitari gito kinini, bagiteramo n'amafi. urumva nibwo bwari ubukungu bw'aho hantu muri ako karere buturuka kuri ayo mazi. Barubaje rero akamaro ka mbere nyine urwo ruzi rumaze kuvamo ikiyaga, haje n'ubwo bukungu bw'amafi. Icya kabiri, hari hateganijwe ko hazavamo baraje ahantu hashobora gucana umuriro w'amashanyarazi mu gice kitari gito cyo muri Plene, ndetse no muri ako karere ubwako kose. Hanyuma kubera ingaruka mbi, kubera imiyoborere, kubera ikibazo cy'intambara zatangiye kera, nizo zasenye ibyo bikorwa remezo byari bitangiye guteganywa aho hantu. Nuko rero abakoloni bari bamaze kubitegura, bamaze kubishyiraho, intambara zibaye, cyo bitaga independence ko ibaye, ariko mu mibereho, mu kubiba kwayo bigakorwa nabi kubera bari abaturanyi bacu, imiterere yabo n'imyumvire. Ibintu byose barabisenya, mazi barasenya. Cyakora icyuzi nticyagenda cyose, agenda igice kitari gito cy'amazi, kandi arasigara inyanja ikomeza kuba ari inyanja. Ariko moteri y'amashanyarazi ntiyabikoze, nubwo rwose tukiyumva, nta bugingo n'ubu wageze urayumva ihinda. yabuze gusa reaminajima, ariko yari gukora. Buriya iriya baraje yigeze ikora mu gihe cya mbere, yigeze icana? Ntabwo yigeze icana, yari itaratangizwa neza, kuko bari bakiri mu bikorwa byo kuyesitara. Hanyuma nyine hazamo iyo myitwarire y'intambara n'ibibazo byayo, ba nyirabyo bari kubikora barabita barahunga. Urakoze cyane kutubwira akarere ka Gatobwe aho gaherereye n'akamaro gafite. Twagira ngo tubabaze iki kibazo, mwaba mwibuka igihe abanyamurenge ba mbere batangiye gutura kuri Gatobwe, naho bari bavuye, mbese n'impamvu yari ibazanye muri ako gace, nimba mubyibuka? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Ubundi kariya karere kose ko muri Mwaye Plateau katuwemo n'abanyamurenge mbere y'ubukoloni. Bari baje rero mbere y'uko bahaba, mbere y'ubukoloni n'ubundi bari batuye muri Plene, ibihugu bihabwa imbibi, ibihugu bihabwa imipaka, abantu bari basanzwe batuyeyo. Noneho kubera impamvu z'uburwayi bwa malariya, ariyo bitaga ubuganga, abakurambere babasha kugenzura akandi karere bashobora kubamo, amatungo yabo akamererwa neza, n'abantu babo bakamererwa neza. Ni muri ubwo buryo babashije gusanga kiriya gihugu cya Murenge, bazamukira Umurenge, bakwira kariya karere kose kuva Umurenge kugeza hirya aho bita mu Igariki. Ako karere kose ko muri Mwaye Plateau baragatura, bataratangira kuri Kurenga hirya aho bita mu Jwira, impamvu bahitaga mu Jwira yari amashyamba ataramenwa, yari amashyamba manini. Noneho aho ngaho kuri iyo misozi yo muri Mwaye Plateau aba ariho babanza gutura cyane igihe kirekire, kugeza
kugeza ku mbere y'ubukoroni no kugeza ku mukoroni. Mwigagi ni hagana ni haruguru y'Ibuvira? Ni hejuru y'Ibuvira, ni kure, ni hirya, ni kure, hirya ntabwo ari mu karere ka Gatoga. Ni haruguru y'Ibuvira. Yego, hano nahita nibaza, urabona karere ka Gatobwe ni akarere gatuwemo cyangwa nakwita k'Abanyamurenge n'Abapfurero nibo biganjemo. Nakwibaza ngo se ni bande bagatuyemo mbere hagati y'Abanyamurenge n'Abapfurero? Urumva rero kuvuga ko Abapfurero aribo biganjemo, abaje kwiganzamo nyuma. Ariko akarere ka Moye Plateau ubundi kari gatuwe n'Abanyamurenge, navuga ngo gusa hanyuma Abapfurero bari batuye hasi munsi yaho umanuka ujya mu Plene, mu tundi dusozi tugiye duhanamira iriya Plene ya Rusizi, ariko batarenga haruguru aho twari dutuye, aho abasaza bacu n'abakurambere bari batuye muri ako karere. Ndetse kuva Umurenge uvuga ngo Abapfurero bari batuye hepfo yacu, natwe tugatura haruguru muri ako karere. Ntabwo rero bigeze byaba bivuga ngo nibo bari biganjemo. Ntabwo hatuye bene uyu umwe nawe, ariko atari bo bari bahiganje kuko bari hasi bahanamiye Plene. Ibyo bisobanura amazina menshi umuntu agenda amenya ayonzi, ndavuga ayonzi y'imisozi kimwe yo muri kara karere, za Kibonangoma, za Rurambira, hakurya ya Gatobwe. Ibyo ni igisobanuro cyo kuvuga ko Abanyamurenge aribo bari bahatuye, ari nabo bagiye bita iyo misozi ayo mazina. Nibyo rwose, guhera hari i Remera ukaza ugakomeza iyo ntambira yose ukarinda ugera mu Igaryi, igice hafi kinini cyose uzasanga amazina yose ahari ari amazina y'Ikinyamurenge. Byumvikane ko ariho bari batuye bakimara kuva muri za Plene. Yewe n'iyo Plene ibice bimwe ibice byinshi amazina ahari nayo ni ay'Ikinyamurenge. Uwaguha nk'urugero wenda ngo kubwegera, Kamba, aho ni muri Plene, ukagaruka za hino utambika aho bita mu Rufuri, ayo ni amazina y'Ikinyamurenge. Birumvikana kabisa. Reka tuje mu kindi gice cya mbere y'ubukoroni. Mbere y'ubukoroni Abanyamurenge bari batuye kuri Gatobwe bari bifashe gute mu bijyanye n'ubuyobozi ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi? Byari byifashe gute mbere y'ubukoroni? Nge tuvuga nawe ni amateka, kuko iyo myaka ntari mpari, ariko abasaza bacu bari bahari, ni nabo bari bahari, nibo bari bahayoboye, kuko urumva ubwami bwari ubwa Kayira. Afite abayoboye, afite abaturage ayoboye muri icyo gice mbere y'ubukoroni. Uyoboye abaturage benshi, kuva aho nari mvuze za Murenge ugatambika ukagenda ukagera aho bari batuye hose yari azwi nk'umwami waho. Kandi n'abo baturanyi bacu bakabyemera, bakaba babizi ko ariko kuri. Yewe navuga ngo n'ubu nubwo bagerageza gusisibiranya amateka, ariko barabizi n'imitima wenda y'ishari, ariko mu mitima yabo ukuri baba bakuzi ko aribo wari uhayoboye. Rero mu mibanire mbere y'ubukoroni nta mibanire mibi yari ihari. Abantu bari babanye neza n'abo baturanyi bacu, nubwo bari hepfo yacu tutabanye mu mihana, ariko bari babanye neza, basabana, basangira, batumirana, bakorerana imirimo, bagabirana, nk'uko ubuzima busanzwe bwiza, ntawe undi ijisho ribi. Ikibazo rero cyaje kuba mu gihe cy'ubukoroni nyako.
niho haje kuba ikintu gisa naho kibateranije kigaragaza ko ari amoko adahuye. Aho ngaho rero niho umuntu yavuga ngo ubugome bwatangiriye, ariko mbere y'ubukoroni ntabwo ari buhari. Hanyuma wari ukomoje kuri Kayira, amateka atubwira yuko ari umwe mu bami bari bafite ubwami bayoboye nk'uko wari ubitubwiye. Ubundi bwami bwari ubuhe? Yari amama ngahe y'Abanyamulenge bari bafite icyo gihe? Amami ubwami bwite bwavugwaga muri kino cyo hino cyo mu karere ka Gatobe, bwari ubwami bwa Kayira. Noneho muri ako karere yari afitemo ibirongozi bimwunganira. Ibirongozi ni ukuvuga ni abatware? Kuvuga ni abatware. Yari afite abatware bamwunganira mu karere kose ka Gatobe. Noneho wasubira ku ruhande rwo hirya nanone ukahasanga ubundi bwami bwa Mahina, ku ruhande rwo hirya usubira mu gice cy'Abafurere cya Remera. nibwo twagabanaga. Okay. Ikibazo mfite hano, ubu bwami ko bwari buhari imbere y'abakoroni kuko wari ubitubwiye, mbese byagenze gute, byabugendekeye gute kuba uno munsi Abanyamulenge nta bwami dufite kandi twari tubufite icyo gihe? Ubu bwami byagenze gute? Inkuru yabwo ni iyi. Murakoze cyane. Nigeze kubikomozaho ko umukoroni amaze kuza ari we wazanye umuzi mubi wa macakubiri, cyane ko yari avuye muri kino gice cyo hakuno mu Rwanda, naho amaze kuhakora ikindi gikorwa kibi gisa n'icyo cyo guteranya Abanyarwanda. Noneho bambutse bageze hariya muri kiriya gihugu, babona abandi bantu basa na ba bandi basize bateje ivangura, kandi koko babona baturanye n'abandi nabo basize basa na ba bandi basize babateranije. Noneho rero uwo mukoroni turavuga umwera niwe warangije ubwami bw'Abanyamulenge. Arabufata abwegurira isheferi, arayifata arayisiba neza, bayimenera mu yindi. Ariko ubwo habanje kuba ibikorwa bibi byo guhanganisha ayo moko, akurikizaho noneho kuba gusa nk'ababaciye barabangaza, babohereza Rurenge. Ni abantu bari aho batari barize, ariko bakabatwara babwira ngo ni ukubatandukanya ngo bareke gukomeza guhangana, ngo bababoneye ikindi gihugu cyiza cyagutse nabo bagiye kubaha. Ariko urumva ngo nyine kwari ukunyagwa. Birumvikana, kwari ukunyagwa rwose. Hanyuma rero bagezeyo, icyo gihugu bari babatwayemo nacyo kihari ni kinini Rurenge, ariko bakimereramo nabi, ubuzima burananirana, amatungo bari bafite arapfa arashira, kuko nawe urumva amatungo yari avuye hariya amenyereye, ageze muri icyo kindi gihugu ararwara, arapfa arashira. Abantu babona nta buzima bakiyafite, kuko Umunyamulenge ekonomi ye n'umutungo we byari inka, nibwo bwaruze. Murumva rero mu gihe cyo kugaruka asanga sheferi zabaye fiziyone, noneho babasigiye utuntu bita tw'uturukarite, tubona n'ubu turacyahari. Muri lokalite zasigaye ni izihe z'Abanyamulenge bayoboye kugeza ubu?
hasigaye lokalite mu karere ya Kayira nyine iracahari iyobowe na Kayira twita Kayira wa karindwi. Hasigaye lokalite ya Nyiriminege. Sinzi bose nibuka mu buryo bwa hierarchy ugezweho niba bakangaye. Hasigaye lokalite ya Nyirimuhanga. Nizo ziri mu karere ka Gatobe. Noneho zigakorana n'izo z'abafurere. Yego. Ukomoje kuri icyo ngicyo hari ikibazo mpise nibaza. Mu minsi yashize umunyapolitike wo mu bwoko bw'abafurere witwa Bitakwira yavuze yuko ngo yabonye abanyamurenge ngo baza ngo n'ibishambagara ngo muri za mirongo, nimba yaravuze mirongo ingahe sinibuka neza, niba ari 50 60 sinibuka neza. Hanyuma nkurikije uko warutubwiye ko abakoloni basanze abanyamurenge mu karere ka Gatoke. Icyo kintu wakivuga hiti? Okay, biriya bya Bitakwira byo biza bisa n'ibyenda gusetsa nyine nimba nabo azabesha nabo batafite gutekereza. Uretse no kubishira mu bwenge buhanitse. Abafurero bamwe bagituye hariya iwacu bafite imyaka 100 n'urugero cyangwa se bayikabakaba bakuze ari bato kuri ba data. Noneho abo ngabo muri ayo moko nyine y'abafurero bazi na basogokuru. Bazi na basogokuruza. Aho ukuvuga ngo rero uvuze gutyo ko njyewe n'umwana wabo wa nyuma navuga ngo ugeze nko ku kizazi cya 6. Urumva imbere yanjye abahari ni ibizazi bingahe kandi aribyo byaje. Kayira Sagitwe wayoboraga hariya niwe wa mbere twe dukomokaho, ariwe wayoboraga hariya. Kandi njye mubwiye ko iyo umanutse kuri iyo ngazi uramanuka ugasanga aho Kayira Sagitwe. Kayira Sagitwe akaba se wa Cenda kurya ariwe sogokuruza wanje mukuru. Cenda kurya akaba se wa Rurengera. Rurengera akaba se wa data. Ukabona kongeraho uyoboye umutware iyo lokalite kwa Kayira none n'umwana wacu. Urumva ari ku kizazi cya karindwi. N'umwana wacu. Niba nibeshe neza I think imibare ariko barabo bantu va kuri Sagitwe uje ku bahungu be, uje ku buzukuru be, uje ku buzu ari ku kizazi hafi cya karindwi niba nibeshe. Uyoboye ubungu hanyuma rero kuvuga Bitakwira ngo yarabundi nawe yaratarabaho. Ubwo yaratarabaho kandi bibaza nimba yarahozeho kuko mfite bakuru banje bamuruta bakiriho none. Ahubwo urumva se yarariye. None icyo kiriya kintu ubona giterwa ni kikubesha ikintu n'umwana w'ejo ashobora guhita detecta akavuga ko ari ikinyoma, kandi ari umuntu waciye ku ishuri, ubona ari iki kibimutera? Biterwa n'umutima w'amacakubiri umurimo. Biterwa n'umutima w'amacakubiri umurimo no guteza inzangano. Ariko ukuri arakuzi. Na bene wabo bibwira ukuri barakuzi. Aba twakuranye data bagabiranye bo bareze bamwe n'abasaza barakuzi ukuri. N'abari abami biremera barahazi baraziranye baratuzi. Bamwe baranashingiranye. Ni ibintu rero bitabeshwa ngo bireke kumenyekana. Yego, urakoze cyane. Reka tuje ku kindi kibazo abantu benshi bagiye bibaza. Akarere ka Gatobwe ni akarere kiganjemo abanyamurenge n'abafurero, nubwo hashobora kuba ayandi moko ariko yari hasi cyane. Hanyuma iri zina abafurero yumva ari nk'izina ry'ikinyarwanda. None abantu benshi bakibaza iri zina
barikuye he, ninde waribise, kuko n'ubu nyine bagenda barihindura ngo ni bafuriru, ariko kuva kera kose naho twebwe tuvuke tukamenya ubwenge twasanze bitwa abapfurero. Waba uzi amateka y'aba bantu n'iri zina ryabo? Ikibazo cy'izina cyo ngira ngo nabo barifashe vuba. Nabo barifashe vuba, ahari nta rindi bari bafite, noneho bahitamo ko bitwa abafuriru niba abafuriru. Ariko mu by'ukuri iyo bikurikiranye iryo zina ni izina rihimbano rya vuba, kuko ubundi umupfurero ni uruhurirane rw'andi moko. Nagize amahirwe uyu munsi mbona akantu kuri TikTok, numva umupfurero ahaye avuga imwe mu mirara yabo, noneho ageze ku murara w'ibwami bwite, aravuga ngo impamvu ngo batawuvuze ngo umurara bwite w'abahamba ngo urimo bayifirite. Urumva nabo ubwabo ntibaremera urimo bayifirite, ngo bamwe batari abafurero nyirizina, ngo n'iryo zina ngo rikomoka ngo guhambana, ngo bahambanywe intebe y'ubwami, ngo bariho barikura. Urumva rero bamwe ni bene wacu, abandi ni abarundi, abandi nanjye si bamwe ni abari abandi ngo baraza abafurero. Urumva abafurero nyirizina ntiwavuga ngo ni ubwoko bumeze gutya, ariko n'izina biswe ubu ngubu kandi n'uburenganzira bwabo. Kominote runaka n'isosiyete runaka kwiyita izina runaka ribahuza, bakagira n'imico bahuriramo. Uburenganzira bumva ari uburenganzira bwabo, ntacyo narirwanyaho mu gihe ribafashije, ariko ntabwo byari igitangaza ngo rije hejuru y'andi mazina yose ari muri sindikije cyangwa muri kariya karere dutuyemo. Izina ryabo ni ryiza, niba ryubahe, ariko n'ayandi hari nayo bakayubaha, kuko twese twisanze turi kumwe, twarisanze. yewe komeje kwibaza kuri ngo izina uryumva wumva ko ari ikinyarwanda, kandi bo ntabwo ari abanyarwanda. Yewe sinzi ko hari n'abakomotse mu Rwanda muri bo. None se iri zina kuki ari ikinyarwanda kandi akaba atari abanyarwanda? Urumva kubitindaho kw'izina nicyo byari navuze ngo bishoboke ko nta rindi bari bafite, noneho bahitamo kwiyita gutyo. Bafuriru babyiswe ejo bundi, ariko mbere hose bari bazi ko ari abafuriru. Amanyuma rero mu kinyarwanda iyo uvuze ngo umuntu ni umufurero, Imana mbabarira si ugutukana, mu kinyarwanda bifite insobanuro itari nziza, noneho bituma bahindura kuba abafuriru. Bashaka guhengeka kugira ngo ako kantu katari keza gase n'akagabanywa ubukana. Kagukurumva nyine ni akantu karimo kagatotsi kagomba gukosorwa, kandi niyo nacyo navuze ngo mu burenganzira bwabo gukosora, kugira ngo biyumve ko bameze neza, batafite izina risa n'irimo igitutsi. Yego, kuri bo kuki bumva ko bo batagiye bahindura amazina, ariko bagashaka kwerekana yuko abanyamurenge izina ryabo batagomba kuryitwa, badafite uburenganzira bwo kuryitwa? Buriya rero niba ntabwo ngo ni ubujiji, mu by'ukuri hari icyo nigeze kubaza abasaza. Buriya bari bafite uburyo nabo bagiye batandukana, hakabaho bita abaremera. Urumva niba biswe abaremera nabo muri kiriya gice cy'Iremera. Urumva ni ukuvuga ngo niba bari bazi ko harimo abapfurero bamwe b'abaremera, abandi bakaba abantu b'Ubuvira bakaba abavira, hanyuma ejo bundi rero bose noneho bibumbira muri iki kintu cyitwa abafurero. Ariko mu by'ukuri nicyo nagiye mvuga ngo ni uburenganzira bwabo, n'uburenganzira bw'abandi nabo. Mperutse kumva
abavira sinzi irindi basigaye bitwa hari n'abandi basigaye bitwa bazoba bakareka ibyo by'ababembe kandi ibyo byose bije birimo biragenda bizana wenda nyuma hazaza ibindi kugira rero ngo bavuge ngo abanyamurenge ntibagomba kwitwa abanyamurenge sinumva impamvu nta n'uburenganzira bafite bwo kubibuza kuko twitwa gutyo tugomba kwitwa uko dushatse kuko niko turi noneho baza bakitwaza ngo umusozi w'umurenge ngo niwo twiyitirira nubwo twawiyitirira ni umusozi wacu ntabwo bawudutanze mu mateka barabizi batirengagije ukuri ntabwo bawudutanzeho sinumva rero impamvu tutakwitwa gutyo. Yego murakoze cyane. Tumaze kureba politike guhera kuri politike z'ubukoloni na nyuma yaho ukuntu byagiye bigira ingaruka ku banyamurenge. Reka turebe noneho isenywa ry'ubwami bw'abanyamurenge byagize ingaruka mu miyoborere n'ubuzima bw'abanyamurenge bari batuye kuri Gatogwe cyangwa n'uyu munsi bimeze bite? ngira ngo nyuma y'uko ubwami busenywe abantu bagakwira imishwaro icyo gihe cy'abakoloni no kugeza aho bakarema noneho twarokarite dutoya bakaza kudusigiramo utwo turokarite ntabwo byahagarariye aho n'ubundi hakomeje izindi ntambara nyinshi nk'intambara za Murere nazo zasenye byinshi abantu bose bari batuye muri ako karere kuko umwami n'abantu umwami si imisozi umwami n'abantu abantu benshi bari batuye muri ako karere bakavuyemo kubera ibyo bihe bibi byari bibaye abantu bagarutse nyuma ya Murere batangiye guhunguka harimo bamwe muri twe muri bene wacu b'abanyamurenge babigizemo uruhare turabashimira Imana ibaheruka igashiraho barukiye babigiramo uruhare nyuma ya Murere bongeye kuzamura abantu noneho abantu batangira kubaka mu misozi miremire cyane kuruta mu misozi yo hagati. Imisozi yo hagati ndavuga muri plateau za Gatogwe na za Garyi na za Murenge ubwazo noneho bazamuka bajya ruguru cyane kuko bari bavuye muri Preme bararwaye za malariya nyinshi bareba hariya bakabona imibereho yaho itazatuma bagarukamo vuba. Indi ngaruka yatewe nanone n'amacakubiri yo muri kariya karere atadashira amacakubiri ahoraho kubera ubwami bwasigaye bwitwa ubwami bw'abafurero bakaba barashyizwe mu mutima w'ishari n'urwango nanone bigaragaza indi impact y'ingaruka zitari nziza mu miturire ya kariya karere abantu bahitamo kutakagarukamo ku bwinshi ariko abanyuma bari bahatuye n'ubwo batari benshi cyane bahuye nyuma ya Murere bamaze kugarurwa n'ingabo z'abasirikare ba leta ariko abasirikare ba leta nubwo bavuga gutyo bari abenshi bari muri ako karere bari abahungu b'abanyamurenge abagabo b'abanyamurenge nibo babashije kubatuza nanone bari batuye hariya abari basigaye rero ejo bundi habaye iki kibazo cy'izi ntambara z'amayi nabwo zirongera zirabasenyera noneho zibasenyera burundu ku buryo nta n'uvuga amakuru wasigaye akarere kose baragasenya n'amazu barayatwika n'ibiti barabitema ikintu cyose cyitwa ko cyerekeye ku munyamurenge baragisenya kivaho kirarangira
mbese no kugira ngo bibagize amateka ko nta muntu wahigeze ariko urumva ni umutima w'ishari nubwo bahunze ariko nabo barabizi ko bahabaye kandi ubundi ntabwo turahaye. Yego. Iki kintu twagiye tubona kampanye yarabaye mbere yuko gato gisenyuka imurenge wigeze no kwikomozaho bagiye bavuga ngo umurenge ni muri Mamufuliru Bosio Kabila, byaje gukurikirwa n'imvugo nyinshi z'urwango ndetse no gusenya akarere, ariko bikava mu kintu kivuga ngo bapfurere bumva ko ari bo ba nyiri butaka, nubwo habayeho gufiziyona amalokalite kandi harimo n'amalokalite y'abanyamurenge. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwumvikana bwiza, ni ukuvuga ngo lokalite z'abanyamurenge zitarimo nta sheferi ihari. Sheferi bayeho kubera yuko igizwe n'amalokalite menshi n'iz'abanyamurenge. None se ibi bintu umuti wabyo ni uwuhe kugira ngo abapfurero bazumve ko baresha n'abandi, basobanukirwe yuko sheferi nubwo yitirirwa izina ryabo ariko atari izina risigura sheferi, ahubwo sheferi isigura kuri kumwe en fait ari ensemblage y'amalokalite menshi kandi harimo n'amalokalite y'abanyamurenge. Okay, umuti n'umwe ni ubuyobozi bwiza. Igihugu gifite ubuyobozi bwiza, igihugu gifite ubuyobozi bwita ku baturage, igihugu gifite amategeko, ntabwo umuturage wese abyuka ngo akore ibyo yishakiye kuko ubuyobozi buba bureba. Biriya rero birakomoka ku ntege nke z'ubuyobozi, ariko hari ubuyobozi bufite imbaraga, bufite itegeko, ubuyobozi bwiza buhuza abaturage bose, nta cyatuma abantu batongera kubana, kuko nubwo ako karere kasenyutse kakagera kuri zero kagakabura, abaturage ubwabo muri bo harimo bamwe batari ba extremiste bo ku rwego rw'abahezanguni, harimo abakidukeneye, harimo abo tuvugana, harimo abo tuganira, harimo abadukumbura. Abo bose babonye ubuyobozi bwiza, bariya bakeya babi baceceka, kandi muri uko guceceka bayoboka, tukongera tukabana amahoro agahinda. Dufite n'icyo cyizere ko bizagerwaho. Yego, tugarutse inyuma gatoya mu isenywa ry'aka karere, aka karere ko kari gafite abasirikare, kari gafite amakaye y'abasirikare bari bacungiye amoko yose umutekano, byagenze gute kugira ngo abanyamurenge aba ari bo bonyine bameneshwa bakava mu karere bagasenyerwa? Urakoze cyane. Urabona kariya karere abari batuyemo kugira ngo basenyerwe, basenyewe rimwe na Rurambo yose. Rurambo yose isenywa, na Gatobwe, na Gahoro, mbese byabaye rimwe mu cyumweru kimwe. Abantu bose barabarunga, babamanura, babasuka mu mushashi. Nako bose ho banashakaga ko bagarukira, bo bavugaga ngo barabajabutse iwabo i Rwanda, niba bahazi simbizi. Hanyuma bo abantu bamaze kugera muri plene, icyo barubajije cy'uko hari abasirikare, ni koko bari bahari, ariko abo basirikare barasa n'ubundi n'abahari kuri none. N'ubu barahari benshi, no mu karere ka Gatobwe ngira ngo ubwaho niba ntibeshye hari amaka ya gisirikare atari munsi y'ane ari muri ako karere gusa, ariko ntacyo amaze, ntacyo afashije, ntabwo yavuga ngo abaturage nibaze bature bazamuke, ntibikunda. Urumva rero impamvu y'iterane yanyu navuze y'ubuyobozi bufite intege nke, ariko nawe reba nyine umusirikare wa leta ukuntu bafata abaturage b'igice kimwe cy'igihugu afite ashinzwe kurinda, akabona barimo kubahohotera, akicecekera, ihohotera rikarinda rigera ku mwanzuro w'icyo bashakaga. Twebwe ntabwo tubifata nk'aho
ari abasirikare ba leta kuko na leta ubwayo twumva ntacyo bamariye. birumvikana. None se ubu ngubu abanyagatobwe basenyewe ubuzima bwabo bumeze gute ubu ngubu, imibereho yabo yifashe ite? Birumvikana ni ubuzima bubi, bari mu nkambi hirya no hino muri ibi bihugu duturanye, abari i Burundi, abari mu Rwanda, abakiri muri Kongo ariko nabo bari impunzi mu gihugu kuko bari muri plene nabo bahunze. Urumva ni ubuzima bw'impunzi, ni abantu batari ku isambu, ni abantu badashobora gutekereza ku iterambere ryabo kuko umuntu kugira ngo atekereze ku iterambere nuko bari mu mutekano. Ubu rero navuga ko ubuzima bwabo butameze neza, nta n'ibitekerezo bindi bafite icyabanyura, icyabashimisha, icyakongera kubafasha mu mitima no mu mibiri, nuko bagasubira iwabo. Basubira iwabo ku isambu, bakabona umudendezo, bakabona umutekano, nibwo twavuga ko bafite ubuzima bwiza. Ariko ubu ubuzima bwabo ntabwo bumeze neza, ari ubuzima bw'impunzi. Uti bagasubira iwabo bakabona umudendezo n'amahoro. None umuntu yakwibaza ngo ese aya mahoro no kubana neza kw'amoko muri Gatobwe no mu karere bizagerwaho bite? Akoze cyane. Twebwe dutekereza ko bizagerwaho. Dutekereza ko bizagerwaho, ni ikibazo cy'igihe n'uburyo bikorwamo. Mbere bacu b'abaturanyi nibemera tukabana neza, kuko n'ubundi twaje twibasaba kuva na kera, bemeye tukabana neza ni amahoro rwose. Batemeye ko tubana neza, tuzabana kubw'amategeko, ariko mbere y'uko tugera kuri ayo mategeko ni ukubanza kubiharanira, ni ukubanza guharanira uburyo tuzabaho, kuko nta wundi wabitugezaho atari twebwe. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, nagiraga ngo utanga ubutumwa kuri bene wacu barimo baca mu bibazo bitandukanye ubu, uhereye mu Rurambo ukamanuka kuri Gatobwe ukakomeza indondo yose kugeza mu Rugezi, mbese za Minembwe hose na za Mibunda. Ni ubuhe butumwa wabwira bene wacu barimo baca mu bibazo muri iyi minsi? Murakoze cyane bwana munyamakuru. Mbere ni ukubihanganisha. Mu by'ukuri hari ibyo twumva, hari n'ibyo tubona, ariko kandi hari n'ibyo dusoma. Abantu bari mu bibazo, bari mu kaga gakomeye, babayeho nabi, nk'uko nawe ubizi ibihugu birimo intambara uko abantu baba bameze. Ni ukubihanganisha, hamwe no kubihanganisha, ariko tukababwira ngo bakomere. Nta kitagira iherezo, nta joro ridaca. Icyatangiye kiza kigira n'igihe cyo kurangira. Turizera neza ko ibi bihe bizarangira bigasimburwa n'ibihe byiza. Niko amateka yubatse y'isi, iteka ibihe bibi bibaho, ariko bikarangira bigasimburwa n'ibihe byiza. Cyakora harimo igisabwa, hari igisabwa kuri twe, ni ukubiharanira, ni ukubihagurukira, mbese nta wundi tubitegerejeho ngo ninde wumva uzabiduha. Ni ukubiharanira tukabyishyira mu biganza byacu, akaba ari twe twihesha amahoro hamwe n'Imana yacu yaturemye. Murakoze cyane. Nagira ngo nanone ugenera ubutumwa ababanzi babo birirwa babica, babamenesha, babasenyera, cyane cyane aba banyapolitike bakomoka muri kariya karere kacu, ndetse n'izi nsore cyane zikunda kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zikomoka hari iwacu, wazibwira iki? Reka nizo mberaho. Reka mbere kuri ziriya nsore zigaragaza, zivumbagatanya. Reka babanze n'abana bato, n'abahungu bakiri bato kandi bafite ejo hakiri harehare. Icya mbere bakwiye kumenya, ibihe birahinduka, kandi ntawe uzi uvuguruza ibihe. Ejo n'ejo bundi bazaba bicaranye n'abana bacu,
kuko nabo bamwe muri bo baracyari abana n'abasaza barimo cyane ariko bazaba bicaranye n'abana babo kandi bicarane mu bihe byahindutse. Nabagira inama rero niba ubwenge babushirije ku gihe ko barabizi neza baranabisobanukiwe neza ko twahavukaniye ntawe uzahasigira undi. Nabagira inama yo gushyira hasi ibyo bafite by'ibirwanisho. Nabagira inama yo guca bugufi mu mutima tukabana ku neza, kuko nibitaba ibyo uko byagenda kose tuzabana, tuzabyishakira kandi tubana. Tutabishaka twebwe abakuze nubwo imyaka yadutandukana ariko abana bacu bazabana n'abana babo aho ngaho muri icyo gihugu. Rero birinde gukomeza gutera imbuto y'urwango n'amacakubiri. Abari mu buyobozi, abamwe bakeya bari mu buyobozi basohora mu kanwa kabo amagambo y'urwango, amagambo y'ubwicanyi. Bafite ibitabo baza basoma amateka y'isi bakabona aho byagiye biba hose ko bitarangiye gutyo. Amaherezo bazabibazwa kandi bazabibazwa n'itegeko ry'igihugu barimo. Keretse uzagira amahirwe, niko nabimwitirira, uzagira amahirwe ibihe byiza bikazasanga atakiri, ariko ibihe bizasanga ariho icyamuvuyemo azakibazwa. Ndumva bo ni abayobozi kandi umuyobozi afite kubazwa ibyo yakoze. Yego, murakoze cyane ku bisobanuro byiza. Ndatekereza ko twagarukiriza ikiganiro keretse nimba hari ubutumwa bundi bwihariye watambutsa twaguha umwanya. Nta bundi butumwa bwihariye, ni ukubashimira ku mwanya wanyu mwaduhaye no kugira ngo tuganire, kandi mu by'ukuri tuganiriza ibitari bike nubwo tutabimaze byose. Ariko n'ikindi gihe turahari twazongera tukaganira ku bijyanye n'akarere k'iwacu, tugakomeza kwibukiranya ko hakiriho n'abanyiraho bakiriho, ndetse n'abazi ko twashize ibinyoma baribesha. Turahari kandi ntituri bake nubwo tunyanyagiye hirya no hino ku isi mu buryo bw'ibibazo, ariko ko turarwana tugira ngo turebe uko byakemuka. Yego, urakoze cyane ku mwanya wanyu ndetse no ku kiganiro cyiza muduhaye, kandi rwose turabashimiye bivuye ku ndiba z'umutima. Abakunzi bacu rero mwari muri kumwe natwe, aha niho tugarukira ikiganiro cyacu. Reka namwe tubashimire ku mwanya mwiza, tubashishikariza no gukora subscription kuri YouTube channel yacu ya Keep Connect, ni ukudutera inkunga kugira ngo tubashe kuzajya tubakorera ibiganiro nk'ibi. Rero naha dusoreje ikiganiro cyacu. Imana ibarinde mwebwe ndetse n'abanyu. Ciao ciao, naho utaha. Gatobwe ishema ryanje, wambyariye data, wambyariye mama, bukeye nanjye urambyara mu misozi yose ya Kivu, wemeye kuba ingobyi yanjye, uri agaciro kenshi. Gatobwe, izuba rirarashe mu marembo yawe, cyizere no kubaho byombi biguhame. Amaji y'abana n'abakuru urenya n'indirimbo z'abatarami bawe mu kirere ntaho byagiye. Nubwo turi kure yawe ariko hora hafi y'inkingi z'imitima yacu. Turagukunda, warakomerekejwe n'ibyo n'abakwitirira batagukunda. Ayo mawane
kikurimo komeza ucana